Twarabatuwe rwose rwose mu mwami Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuje abari mu bihugu bitandukanye mpereye iwacu mu Rwanda, muri Afurika, Burayi, Aziya, Australia, mwese mbaramukije, mwese mbifuriza amahoro y'Imana. Nongeye kandi kugaruka mbagezaho amateka y'indirimbo, indirimbo zikoreshwa mu matorero ya giprotestanti mu Rwanda. Uyu munsi rero nifuje kubagezaho amateka y'indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza. Reka tuyiririmbeho ibitera bibiri, hanyuma tugaruke tuganira ku mateka yayo. Twarabatuwe rwose rwose mu mwami Yesu Kristo, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose, turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, dushimire ihoraho. Haleluya. Ndanezerewe cyane kubuyu mwanya tugiye kuganira ku mateka y'indirimbo ya 28 igaragaza uko twabatuwe mu mwami wacu Yesu Kristo waducunguje amaraso y'igiciro ku musaraba. Turayiganiraho tuvuge mu buryo butatu. Hari uwayihimbye, hari uwatumye igera muri Afurika, uburyo yatugezeho, uwayizanye ninde, ndetse n'uwayihinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umupasiteri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo mu itorero ry'ababatiste yitwa Charles Price Jones, niwe wayihimbye. Uyu Charles Price Jones yavutse ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 mu 1865, avukira muri leta ya Georgia ahitwa Kingston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Jones yaje kwitaba Imana ku myaka 84 mu 1949, ni mu kinyejana cya 20 birumvikana. Atabaruka yarimukiye mu mujyi wa Los Angeles, ni muri leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mupasiteri n'ubundi yazamukiye mu itorero ry'ababatista, niho yabaye umukristo, niho yakuriye muri iryo torero ry'ababatista. Abapasiteri muri iri torero mu mwaka wa 1894 atangira umurimo w'imvugabutumwa muri leta ya Alabama, n'ubundi ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni leta 50. Alabama nayo rero ni imwe mu zigize izo leta. Ndetse saho gusa yasoreje, kuko yakomeje kugenda akora umurimo w'ivugabutumwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu murimo uko yawukoraga ni nako yagendaga ahimba indirimbo, yandika indirimbo zitandukanye, ku buryo bivugwa ko hagati y'umwaka wa 1895 amaze kuba umushumba, ndetse n'umwaka wa 1905 yahimbye indirimbo zirenga 1000, gospel music, gospel songs. Yanditse indirimbo zirenga 1000, yandika ndetse ubwo hajemo no kwandikamo iyi ndirimbo tubona hano tugiye kuganiraho amateka yayo.
izi ndirimbo mu kuzandika cyane cyane yagiraga ngo zigire umumaro mu itorero yari abereye umushumba, bakazikoresha kuko yari afite umurimo w'ivugabutumwa, ariko kandi akagira n'umwete wo kubashakira indirimbo kuko yari afite n'impano yo guhimba birumvikana. Rero iyi ndirimbo mu kuyihimba kwe byari mu buryo bwo gukomeza itorero, ayihimba agaragaza imbaraga dukwiye kuba dufite kugira ngo tubashe gukora umurimo w'Imana, yereka abo yari ayoboye nyine ko dukwiye kuva mu bubata bw'icyaha kugira ngo dukomeze umurimo twahamagariwe. Rero urumva uyu ni Pasiteri Jones Charles Price wahimbye iyi ndirimbo, nuko ayigeza n'ubundi ku bakristo be kugira ngo ahesha agaciro n'ubundi kubaturwa kwabo yari ayoboye, akajya babwira yuko bakwiye kwihanganira ibigerageza babashe gukomerera n'ubundi mu rugendo nyuma yabwo kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru. Ari avuga ngo mu ijuru ni igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, igihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Akomeza ngo umukiza wacu azahanagura amarira yacu twarize, nuko rero tunezerwe igihugu yadusezeranije. Ahangaha ni n'amagambo yo gukomeza abakristo yari ayoboye, ubu niyo ntego yari afite cyane cyane. Iyi ndirimbo rero ku ngingo ya kabiri ivuga ngo yaje kugera gute muri Afurika kugira ngo uyu munsi tube turi kuyikoresha. Mu by'ukuri icyo gihe ubaze muri uyu mwaka w'1800 ntabwo hariho iterambere nk'uku nguku. Korari iraririmba indirimbo, umuhanzi agahanga indirimbo igahita igera ku isi yose, bitewe n'uko uyu munsi dufite iterambere nyine biroroshye. Ariko icyo gihe byasabaga ko aba bavugabutumwa bahaguruka bakajyana ubutumwa mu mpande zitandukanye, ibyo bigatuma za ndirimbo, rya jambo ry'Imana bigenda bikagera ku bandi ku mpande enye z'isi, nk'uko babaga bafite uwo muhamagaro wo gukomeza kuvuga gukora umurimo w'Imana. Rero iyi ndirimbo kugira ngo ize kugera muri Afurika yahinduwe n'umuvugabutumwa, nawe ni umupasiteri bamwita Peter Otto Holgerwitz. Uyu ni umupasiteri wo mu itorero ry'abariteriyani, ni uwo mu gihugu cya Suwede ni kimwe mu bihugu bigize agace ka Scandinavie. Yaje nawe kugerwaho n'izo ndirimbo zitandukanye. Hanyuma iyi ndirimbo ya 28 mu ndirimbo za gakiza, uyu Peter Otto Holgerwitz yavutse mu 1848, tabaruka mu 1923. Yaje muri Afurika nk'umumisiyoneri wo mu itorero ry'abaruteriyani, avuga ubutumwa. Hanyuma n'iyi ndirimbo nayo aza kuyihindura mu rurimi rw'aho yavugaga ubutumwa. Bwa mbere yayijyanye, ubundi yari mu gihugu mu rurimi rw'Igiswedwa, ariko iza muri Afurika ihindurwa mu ndimi zitandukanye, ndetse iza no kugera muri rw'Igiswahili, ndetse naho yaje gukomeza akora umurimo muri Afurika y'Epfo mu rurimi rw'Abazuru, rw'Ikizuru niho yakomereje, ariko iza kugera muri rw'Igiswahili, igaragara mu ndirimbo z'agakiza n'ubundi mu gatabo twita nyimbo za wokovu. Izi ndirimbo zitwa izi ndirimbo z'agakiza, ubwo tugiye kugera ku buryo yaje guhindurwa kugira ngo ibe indirimbo uyu munsi dukoresha mu gitabo cyacu cy'Ikinyarwanda. Mu ndirimbo z'agakiza ni indirimbo ya 44, naho dushatse umuntu yabaririmbiraho igitera cya mbere kugira ngo twumve nyine uko mu Giswahili, kuko hari n'abumva ururimi rw'Igiswahili ukiririmbwa. Reka tuyiririmbe. Watu huru kweli katika Yesu Kristo, tunahubiri neno lake kwa moto takatifu, tuendelee mbele tukashinde majaribu, twapiga vita ya imani, tuvumilie yetu. Iyo ni indirimbo ya 44
mu ndirimbo n'ubundi mu gatabo kitwa nyimbo za wokovu. Ni igitabo gikoreshwa n'ubundi ku bantu bumva ururimi rw'Igiswahili. Yaje gushyirwa mu Kinyarwanda ikuwe muri icyo gitabo cy'indirimbo za wokovu, nyimbo za wokovu. Ni igitabo n'ubundi kirimo indirimbo zirenga 300 gikoreshwa nyine n'abumva urwo rurimi. Ndagira ngo mbagezeho amateka y'ukuntu kandi yaje kugera muri icyo gitabo. Yashyizwe mu Kinyarwanda na pasiteri wo mu itorero rya ADEPR, rw'itorero rya Pentecote mu Rwanda ADEPR, yitwa pasiteri Senzige Zakari. Senzige Zakari yavutse n'ubundi mu 1926, aza gutabaruka mu 2009. Yavutse mu 1926, atabaruka muri 2009. Yavukiye ahitwa Igihundwe n'ubundi, aho ni mu karere ka Rusizi, ni mu rurembo rwa Gihundwe uyu munsi. Pasiteri Senzige avuka aho ngaho nyine Igihundwe, yakiriye agakiza mu 1947 mu itorero rya ADEPR rya Pentecote mu Rwanda. Ubwo hari hashize imyaka 7 ritangijwe mu Rwanda, kuko itorero rya Pentecote ari ryo ADEPR ryatangijwe mu Rwanda n'abavuga ubutumwa baturutse muri Suwede, ritangirwa mu 1940. Rero Senzige Zakari yaje kwakira agakiza mu 1947. Uyu niwe waje kuhindura iyi ndirimbo ayishyira mu ndimi y'Ikinyarwanda. Si iyi gusa, ahubwo Senzige by'umwihariko afite amateka y'uko ariyo wanditse indirimbo 110 zitwa indirimbo z'agakiza. Yarazifashe akazihindura mu ndimi y'Ikinyarwanda. Hanyuma kandi uyu pasiteri Senzige yakoze umurimo wa gishumba muri iri torero rya ADEPR. Arikora mu matorero atandukanye, cyane cyane mu rurembo rwahoze kera rwitwa Cyangugu, uyu munsi ni mu rurembo rwa Gihundwe. Yaje rero gutabaruka ku myaka 83. Yari yarashakanye nyine n'umufasha we nawe Suzanne, yatabarutse muri 2007. Senzige rero urumva ko yakoze umurimo ukomeye cyane. Uyu munsi izi ndirimbo 110 zigaragara mu ndirimbo z'agakiza dukoresha, niwe wazihinduye mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni ukuri Imana yaramwaguye agira umumaro mu gihe cye, kandi rwose Imana ndahamya ko yamuhaye umugisha, kandi n'ubu ngubu natwe turaririmba tukanezerwa kubw'uwo murimo ukomeye yakoze. Rero tugarutse kuri iyi ndirimbo, amagambo arimo agaragaza kubaturwa kw'abakristo bava mu byaha. Reka twifashishije ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 1. Reka tuhasome hanyuma twumve icyitwa kubaturwa n'icyo bishatse kuvuga. Abango uyu muririmbyi wavuze ngo twarabatuwe rwose mu mwami Yesu Kristo, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Arakomeza ngo cyo dukomeze tujye mbere dutsinde ibigerageza. Arabaririmba bagasoma amagambo atarimo, haranditse ngo dutsinde ibigerageza. Ntago ari ibigeragezo nk'uko benshi bajya baririmba. Ndagira ngo tumenye, iyo turirimbye ngo dutsinde ibigeragezo, ni message itandukanye n'iyo na message nyirizina igaragara mu ndirimbo. Mu ndirimbo handitsemo ngo cyo dukomeze tujye mbere dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye twihanganire byose. Iki gitera cya mbere mujye mukiririmba nk'uko cyakabaye, kuko baravuga ngo dutsinde ibigerageza. Ibigerageza no bitandukaniye he n'ibigeragezo, kugira ngo nako mukamenye bene data bakundwa. Ubundi iyo tuvuze ibigerageza tubishyize mu ndimi z'amahanga, tuvuze mu Gifaransa babyita tentation, cyangwa se mu Cyongereza temptations. Ibigerageza bituruka kuri Satani. Satani ni uteza ibigerageza. Nuvuga ngo azana ibigerageza. Urugero ko yaje agerageza Yesu igihe yari avuye gusenga, biriya ni ibigerageza, babyita tentation cyangwa se temptation. Ariko ibigeragezo twabigereranya nk'ahari ishuri, ni teste. Rero umuntu atsinda ibigerageza, ariko ibigeragezo byo arabyihanganira. Kubera iki? Teste cyangwa se ibigeragezo rimwe na rimwe biza ku bushake bw'Imana, kugira ngo Imana igupime
uko uhagaze ikwigisha ishuri runaka, nyuma y'ishuri kandi izaguhe uzashimirwe yuko witwaye neza. Ikindi nanone iyo tuvuga icyitwa nka test ubundi ni ukugira ngo urebe karite cyangwa se ibyiza cyangwa se uko washima icyo uri kugerageza. Performance, umuntu ugeragezwa ahagaze ate, ese iri shuri azarinyuramo gute, kandi nta nubwo bishobora kuza ngo binanirwe kwihanganirwa. Rero urumva ibigerageza nibyo byanditse hano, ni ibituruka kuri Satani, ariko ibigeragezo byo ni ishuri, ni test, ni umwanya wo kugira ngo upimwe. Ibigeragezo rero umuntu arabyihanganira, akambara imbaraga zo kugira ngo azabisohokemo neza, kandi akambikwa ikamba ryo kunesha. Hanyuma ibigeragezo byo turasenga kugira ngo tubitsinde, kuko biba byaturutse kuri Satani. Nari mbivuzeho kugira ngo twumve message yo muri iyi ndirimbo, kandi ni byiza. Arakomeza ngo turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Iyi message niyo yavuze ngo twarabatuwe. Dusomye ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo waho wa mbere, handitse ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba umudendezo, nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Haleluya! Kristo yatubatuye mu bubata kugira ngo tube aho umudendezo, kandi iyo umuntu asubira mu bubata bw'ibyaha, icyo gihe aba akomeje n'ubundi kubatwa naho yakagombye kubaturwa. Kubaturwa rero nta kindi, ububata n'ubundi ni ubucakara. Ubucakara Satani ashyiramo abantu. Ububata ababatiye mu busambanyi, ababatiye mu bujura, ababatiye mu businzi, ababatiye mu byaha bitandukanye, ubwo ni ububata. Ariko iyo umuntu amaze kubaturwa, ahita ahagarara mu mwanya wo gutsinda ibigerageza byose bituruka kuri Satani, kandi akitwara nk'umusirikare wa Kristo. Cyane ko message iri hano yatubwira ngo nyuma y'igihe tuzajya mu gihugu cyacu twasezeranijwe kugira ngo tukibemo, kandi ngo tuzanezerwa igihugu umwami wacu yadusezeranije. Rero dukurikije iyi ndirimbo uko yahimbwe, uko yanditswe na message irimo, ni message itubwira ko dukomeza tugahagarara kigabo kugira ngo tuzabashe kugera ku iherezo, tuzabona iherezo ryiza, kugira ngo tuzagere n'ubundi ku ntego dufite. Twaje mu gakiza tubatuwe mu byaha, intego dufite ni ukugira ngo tuzabane n'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi yatubwiye ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyo abadahari mbabwiye icyakora arahari. Ayo rero kudutegurira ntituzongere kandi ntitukongere gusubira mu bubata bw'ibyaha, ahubwo twarabatuye kugira ngo dukube tubane n'umwami wacu, tuzagira iherezo ryiza. Rero Imana ihe umugisha aba bene data bagize umwete. Abo uko tubavuze harimo uyu wanditse indirimbo Pasiteri Charles Price Jones, uyu wagize umwete nawe kugira ngo itugereho muri Afurika mu buryo bwari bugoranye nta terambere, ari we n'ubundi Pasiteri Otto Witt-Hoger umuswedwa, ndetse na mwene data nyakwigendera Senzige Zakari, Pasiteri Senzige Zakari, wagize umwete wo guhindura izi ndirimbo mu rurimi rw'Ikinyarwanda, indirimbo 110, aho twasobanuraga indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza. Yesu abaho umugisha, Imana ishimwe cyane.